Ibaze rero ugeze igihe cyo kubyara umwana wa mbere, kubw'amahirwe make avukanye ikibazo cy'uruhu, ibyo abenshi bakunze kwita nyamweru, mutangiye kwitana ba mwana hagati yawe n'umufasha wawe. Oya, ibyo ntabwo bikwiriye. Icyo ni ikintu wagakwiye kuba waramenyeho amakuru, niba ari indwara y'uruhererekane mu muryango wanyu, wagakwiye kuba warabimenyeho amakuru mbere y'igihe. Hello light givers, hope that you are all right. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 6 wagakwiye kumenyaho amakuru kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza. Ni ibintu 6 by'ingenzi ugomba kumenya, ukagiraho amakuru y'ibanze kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza. Mbere yo kubikurikirana, ndagusabye kora subscribe, like ndetse unasharinge n'inshuti zawe zibashe kubona iyi video. Ndagushimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe, ni ukuri ni iby'agaciro kuri njye, warakoze cyane. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya amakuru ni umuvuduko wawe w'amaraso. Umuvuduko wawe w'amaraso ni ikintu ukwiye kumenya kandi ukacyitaho, ugakora check up byibura 2 mu mwaka, ukamenya niki kiri kujya mbere, umuvuduko wawe w'amaraso uhagaze gute. Cyane cyane ko mu gihe uzi umuvuduko wawe w'amaraso ni hahandi umenya iby'uko ugomba kwirinda kunywa cyangwa se kurya. Murabizi ko iyo ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso uba usabwa kugabanya umunyu n'amavuta. Rero igihe uzaba uwuzi niho uzabasha kwiha gahunda, ukamenya ibyo uri burye, ibyo uri bugabanye cyangwa se uri bwongere mu mirire yawe. Menya umuvuduko wawe w'amaraso guhera uyu munsi, ubonereho no kwirinda ingaruka zo kuba wagira umuvuduko mwinshi w'amaraso, harimo nko kuba wakangirika impyiko cyangwa se ukagira ibibazo by'umutima. Icya kabiri ni ubwoko bwawe bw'amaraso. Kumenya ubwoko bwawe bw'amaraso nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, cyane cyane ko bigufasha kumenya abantu bashobora kuguha amaraso n'abatayaguha. Rero niba nawe utazi ubwoko bwawe bw'amaraso, iki ni igihe cyiza cyo kuba wabimenya, cyane cyane ko nta n'ikigoye. Ikindi cyiza cyo kuba wamenya ubwoko bwawe bw'amaraso ni uko bigufasha cyane mu gihe ushaka gutanga amaraso. Nawe uragenda ukayatanga, kuko niba umaze kumenya groupe yawe, umenya abo wafasha ukabaha amaraso nawe utayaha, ukurikije blood group yawe ndetse n'iyawe. Icya 3 ukwiye kugiraho amakuru ni amateka y'umuryango wawe mu bijyanye n'ubuzima. Amakuru y'umuryango ukomokamo mu bijyanye n'ubuzima nacyo ni ikintu ugomba kwitaho ukakimenya, cyane cyane ko hari indwara nyinshi zigendera mu muryango, ugasanga zabaye uruhererekane mu muryango wanyu. Urugero twavugamo nka diyabete, asima ndetse n'ubundi burwayi bugiye butandukanye. Iyo rero ufite amakuru ko mu muryango wanyu harimo umuntu ufite imwe muri izo ndwara, ubizi neza ko mu gihe runaka ushobora kuba wabyara umwana ufite icyo kibazo, cyangwa se n'umwana wawe akabyara umwana nawe ufite icyo kibazo, ukicara witeguye kuba wahangana n'icyo kibazo. Ariko mu gihe udafite amakuru, ni hahandi usanga byateje ikibazo mu miryango. Niba umwana avukanye indwara itagaragaraga kuri se cyangwa se nyina, ugasanga bibaye ikibazo. Ariko ni ngombwa kugira ayo makuru hakiri kare, ku buryo bitazakubera ikibazo mu gihe indwara runaka izaba igaragaye kandi ari ikintu cyahozeho mu muryango wanyu. Icya 4 ni BMI cyangwa se Body Mass Index.
BMI yawe cyangwa se body mass index nacyo ni ikintu ugomba kwitaho ukakimenyaho amakuru. BMI nasobanura ko ni nk'uburyo bukoreshwa harebwa niba ibiro ufite bijyanye n'indeshyo ufite. Aha ubipima ufashe ibiro byawe ukagabanya n'uburebure bwawe ubugize bwikube kabiri cyangwa se icyo twita squared mu cyongereza. Ufata ibiro byawe ukagabanya n'uburebure bwawe buri squared. Noneho iyo ubonye umubare uri hagati ya 18 na 25 biba bivuze ko ibiro byawe n'indeshyo yawe bijyanye cyangwa se uri umuntu usanzwe. Noneho iyo ubonye umubare uri hejuru ya 25 biba bivuze ko ufite umubyibuho ukabije cyangwa se ufite ibiro byinshi bitajyanye n'indeshyo ufite. Nanone iyo ubonye umubare uri munsi ya 18 biba bivuze ko ufite ibiro bike cyane ugereranyije n'uburebure ufite. Urumva rero ko BMI ni ikintu wagakwiye kumenya nanone ukagishyira mu by'ingenzi mu buzima bwawe. BMI y'umuntu irahindagurika uko ibiro byawe bigenda bihinduka cyangwa se uburebure bwawe buhinduka, ni nako nayo ihinduka. Rero ni byiza ko ukwiye kujya umenya ibiro byawe n'uburebure ugejejeho, noneho ugakarikiretinga BMI yawe ukaba uyizi, ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze mu bijyanye n'umubyibuho, mu bwiyongere bw'ibiro byawe ukamenya byifashe bite. 5 ukwiye kuba uzi ku buzima bwawe ni ukumenya ibintu bigutera allergie. Kumenya amakuru ku kintu urya, wisiga se cyangwa se ukoraho kikagutera ikibazo ni ibintu by'ingenzi cyane cyane ko iyi kintu niba kigira allergie kikugiraho ikibazo byanga byakunda ku buzima bwawe. So rero kuba wakirinda ukaba wamenya ngo iki kintu kinera ikibazo ni ikintu cyiza cyane ko bifasha n'abo mubana kuba nabo batakuteza ibibazo ku bintu by'impanuka, cyane ko nabo bahita bagira amakuru kuri icyo kintu bakakikurinda. 6 ari nacyo cya nyuma ni ukuba ufite amakuru ku kintu kiguturisha cyangwa se ikintu gituma wongera kumererwa neza mu gihe wari wataye umutwe cyangwa se wumva utamerewe neza mu mubiri wawe. Kumenya ikintu kiguturisha nacyo ni ikintu cyiza cyane ko mu gihe ubabaye cyangwa se wumva utameze neza uba ukeneye kongera gutuza ndetse no kongera kumera neza. Rero iyo uzi ikintu gituma umera neza mu gihe wari wataye umutwe cyangwa se wumva ubabaye utameze neza, ni ikintu kigufasha cyane muri cya gihe umerewe nabi, ukaba wagikora ukongera ugatuza. Rero nawe ugomba kwimenya ukaba wiyizi neza, ukamenya ngo iyo mbabaye cyangwa se meze nabi muri njye, nshobora kuba nakumva umuziki, nshobora kuba natembera se, nshobora kuba naganira n'inshuti zanjye nkongera nkamera neza. Icyo kintu numara kukimenya uzaba umenya ikintu cy'ingenzi kizagufasha cyane. Niba kandi utakizi nabwo icara ubitekerezeho neza, ubanze ukimenye kuko ni ikintu kizagufasha cyane. Ni ibyo bintu 6 wagakwiye kugiraho amakuru ku bijyanye n'ubuzima bwawe. Rero niba hari icyo ubonye utazi muri ibi ngibi, ni byiza ko wagishaka ukakimenya. Ni ibintu uzajya ukenera mu buzima bwa buri munsi kandi bifite akamaro cyane. Ni ngombwa cyane ko ubizi, byiteho ubimenye guhera uyu munsi. Nizere ko iyi video mwayikunze cyane. Reka tuzabonane muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane. Bye.